This is Ngaho TV. Remember subscribe kugira ngo ubashe gukurikirana inkuru zacu umunsi ku munsi. Amazina yanjye ni Emmy. Nkuko musanzwe mubizi tubazanira ibyamamare umunsi ku munsi. Twabazaniye abakobwa, abahungu. Nkuko mubizi. Ese mufore ni bande, ni bantu ki? Yo, reka murebe ikiganiro twagiranye. Witwa nde? Lucky Boy. Witwa nde sister? Banyita Koko. Salama bro. Salama. Nabonye feeling umwana. Turatwika. Mukimanukira. Nta birenze. Noneho reka duhere kuri uyu Lucky Boy. Lucky Boy ni muntu ki? Mr. Adidas. Mujinya ugaragara ku isura. Mujinya ugaragara ku isura. None se iryo zina Lucky Boy watubwira inkomoko yaryo? Ndizera ko abenshi mutasobanukirwa riri mu rurimi rw'icyongereza. Lucky Boy bivuga umuhungu w'umunyamahirwe. Umuhungu w'umunyamahirwe. Nkuko mubibona rero ndi umunyamahirwe. Kuba uri hano uri umunyamahirwe cyane rwose, kuba nageze kuri TV yanyu yangaho nta mahirwe masa. Ongeraho TV. Murabyumva neza ko twabazaniye umuntu urenze ngo ni Lucky Boy. Sister, ahubwo watubwiye ko witwa nde? Nitwa Koko. Witwa Koko? Yeah. Ese Koko, izina ryawe inkomoko yaryo ni irihe? Izina ryanjye ubundi bakunda kunyita Claudette, ariko nasanze Koko ari akazina k'abasirimu. Mu by'ukuri nkuko nanjye ndi umusirimu, niyo mpamvu nesemo kwitwa Koko kugira ngo n'abastari bajye babasha kumpamagara no kumva neza izina ryanjye. Nabonye birimo neza. Ya, ibyo ni ibisanzwe cyane kubera ko ndi umuntu w'umustari w'umusirimu, niyo mpamvu naje nano kuri TV yanyu. Bro, dusubire hepfo. Weho nakubonye ntuye mukobwa. Bimeze gute? Ibintu nyine ni fresh tuno buryohe. None se murakundana? Cyo ngibyo se gukundana rege Imana yaturemanye urukundo. Ntubize se musanzwe mukundana? Ni bisanzwe. None mugere ku rukundo rwanyu. Bishaka kureba se. Kaza gufura. Murabyumva neza ko twa dutangiye dutwika hano kuri TV yacu Ngaho TV. Kora subscribe kugira ngo dukomeze tugendane. Tugaruke kuri Lucky Boy. Bimeze gute? Lucky Boy ni muntu ki? Subira inyuma aho wahereye dusobanurire Lucky Boy ni muntu ki? Ubundi Lucky Boy ni umunyempano nyinshi zitandukanye. Lucky Boy akaba yari yararyamishije impano, ariko ubu ngubu zikaba ziri kuvumbuka. Niyo mpamvu abantu benshi bazi ko ngo nkora akazi ko kwamamariza Adidas, ariko burya hari n'utundi tuzi nyine. Lucky Boy rero ni icyamamare, nawe urabizi. Ese Lucky Boy, iyi game ukora iki? Ukora umuziki, ukora filime, ukora iki? Music ndimo, filime ndimo, comedy ndimo, hari n'akandi kazi nyine kihariye kazwi na bose cyane, kazwi cyane. Aho ngaho urumva ko ari fresh. None se Lucky Boy, watubwira nka filime waba warakinywemo? Filime, ubundi filime natangiye ya mbere nakinnye ari nayo iri kuzamura hit yanjye, ni filime bita Umukufi w'Igitangaza. Iyo ni filime iri gukundwa cyane, yewe ni ku isi hose no muri Aziya no mu Burayi. Murabyumva neza ko iyo filimi Umukufi w'Igitangaza utarayibona, jya kuri YouTube channel yacu urayibona nayo. Sister, bimeze gute? Ni fresh kabisa. Ni fresh. Nakubonye ufite ibyishimo. Zatari ndabiborana. Mbona byakurenze. Yes, byandenze cyane ko mba ndi kumwe n'umutipe dukundana birakaze birenze. Murakundana? Zatari birenze, turakundana kabisa. None se watubwira, ese weho uri muntu ki Koko? Uri muntu ki, ukora iki? Ese mu muziki nyarwanda uri umuhanzi, uri umukinnyi wa filimi, uri umukomediye, uri iki? Okay, mu bisanzwe njyewe ndi umukomediye, ubundi nkakunda na filimi cyane. Nkaba nyina muri filimi bita Umukufi w'Igitangaza. Ku bantu banzi nk'umusitari, icyamamare cyitwa Nzovu, ako niko kazina kanjye muri filimi.
ndumva ari ibyo ngibyo. Murumva neza ko turi kumwe na Nzovu w'umukobwa. Twamenyereye Nzovu w'umuhungu, none turi kumwe na Nzovu w'umukobwa. Yes, Nzovu w'umukobwa nyine twasanze nta mpamvu yo kuba Nzovu w'umuhungu gusa, yazana Nzovu w'umukobwa, kandi murabibona ko ndi Nzovu nyine. Uri Nzovu koko. Nakubonye uteye neza. Yes, ndabifiringa ntari kibazo. Murabyumva ko umukobwa wacu afite byinshi byo kutubwira, ariko reka tuvugishe n'umuhungu wacu uri hepfo ngo barakundana. Nkuko twakomeje tubikubwira nawe kwibwiriye nawe nibisanzwe. Nibisanzwe. Yes. Ese weho uri muntu ki, nize filime wakimwe, filime ya mbere wakimwe ni iyihe cyangwa se indirimbo ya mbere? Mu busanzwe ntabwo natangiye gukina filime nakinye bwa mbere yitwa Umukufi w'igitangaza. Yitwa Umukufi w'igitangaza. Yes. None se ese mu buzima busanzwe ukora iki? Ubuzima busanzwe ndi umukinnyi wa filime, ikintu kimwe. Kabiri ibindi ntabwo nabivuga, abantu bahita banyifuza kandi atari ngombwa. Wabibwiye umukobwa niyo mpamvu yakwifuje? Ndamutse mbivuze wagira ngo hari nicyo cyabiteye, ariko nibisanzwe turikunda. Murabyumva neza ko urukundo ruri hagati ya babiri. Ese hari filime mwahuriye muri iyo filime Umukufi w'igitangaza? Urebye hari indi filime twakiranye yitwa Tayeri. Iyo filime noneho yo ntabwo itwika ku isi gusa, ugiye no muri Mars no mu kwezi uzayisanga. Murabyumva iyo Tayeri yo imeze ite watubwira muri make? Muri make aho kugira ngo nyikubwire buryo wanyarukira kuri Ngaho TV, wabisangayo byose ugasobanukirwa kurusha akantu nakubwira umunota umwe. Iyo filime Umukufi w'igitangaza nayirebyeho, numvishije isobanuzi bita Gaheza muri Simba Media. Niwe. None se tugaruke ku muhungu wacu, hariko batubwiye ngo uri umuhanzi. Ndi umuhanzi. Uririmba ubuhe bwoko bw'indirimbo? Ubundi nkunda gukora gospel music. Abantu nk'abo ngabo nibo dukunda ubundi. None wadukubitira akantu gatoya cyane. Indirimbo ya mbere yageze no ku mbuga nkoranyambaga yitwa Amashimwe. Nabakubitiraho gato mukumva. Nta kibazo. Nduwiwe nawe nuwanje, Yesu wanje arankunda, amba hafi ibihe byose, anyitaho ntacyo namushinza. Murabyumva neza ko iyo ndirimbo irenze. Niyo ndirimbo ya mbere watubwiye? Niyo ya mbere yabashe kujya ahagaragara, izindi nyine ziracyanditse, ariko mfite bije nyine yo banazigaragaza nazo zikajya hanze vuba ngaha. It's coming soon. Nibyo. None se tugaruke ku umukobwa wacu koko Nzovu w'umukobwa. Ndabona umuhungu murakundana kabisa, urukundo rurigaragaza. Mujye murufiringa nibyo. Nibyo. None se umukobwa wacu watubwira muri filime niki wavuga nyine gishobora kudukurura tukareba iyo filime Umukufi w'igitangaza? Iyo filime Umukufi w'igitangaza ni filime nziza cyane ishimishije. Mushobora kubonamo turimo dushaka uwo mukufi, ni umukufi mwiza ariko turimo turawushaka twarawubuze. Barimo abatipe bakina neza, abo ngabo mushobora kubareba. Harimo umutipe ujya ukunda kugira gutya, uwo nguwo ushobora kumureba nyine nawe ugahita mw'abasista bari hanze bo batari bagira abantu babona nkanjye, barebye iyo filime Umukufi w'igitangaza. Harimo abasore beza cyane bashobora kwifuza nabo. Abo ngabo niyo mpamvu nababwira ngo bajye kuri Ngaho TV, bashobora kubonamo abasore beza cyane. Mereye kuri uwo ugira gute. Murabyumva neza ko Ngaho TV yabazaniye ibintu birenze. Noneho iyo filime Umukufi w'igitangaza wagenda ukayireba. None se iyo filime Umukufi w'igitangaza urumva ako kantu harimo abasore beza? Yes, abasore beza cyane. Uyu nguyu ni wamukuye? Uyu nguyu se nari nsanzwe muzi, ariko ngezemo nawe musangamo duhuriramo, bituma niyongera mu kumukunda. Ese mu buzima busanzwe ukora iki? Mu buzima busanzwe nkora imirimo myinshi,
ariko cyane nkunda ibintu by'ubucuruzi, nibyo niberamo cyane, nibyo bimfasha kuko ibyo muhuriramo n'abantu benshi b'abasitari. Okay, murabyumva ko ari fresh. Ucuruza iki nimba atari ibanga cyangwa ni ibanga? Ibyanjye bimwe ni ibanga ariko ibindi si ibanga, ariko numva atari na ngombwa ko mpita mbikubwira none aha ngaha, bizagufashe kugira ngo uzaze unsura wumva kugira ngo ubibone. Okay, murabyumva neza ko ibintu hano ari uburyohe. Ese tugaruke kuri weho wo hepfo. Ese watubwiye ngo Umukufi w'Igitangaza niyo filime ya mbere umajije gukina kandi irimo kugukubita n'akantu k'agahiti? Niko bimeze nk'uko nabikubwiye, ntago ari ya mbere mbashije gukina, gusa niri kuhatwika. Muri make ni irimo gusaza Afurika, irimo irasaza Afurika n'isi ndetse na universe muri rusange. Ese iyo filimi yanyu Umukufi w'Igitangaza nyine ibintu by'umuko njye narayirebye sawa, no weho nyine nkawe uyikinamo ni ikihe kintu kigushimishamo? Ikintu kinshimishamo ni ugushaka ikintu utazi aho kiri. Ni ugushaka ikintu utazi aho kiri? Icyo kintu kiranshimisha cyane. None se icyo kintu aba ari ikihe muri iyo filimi? Urebye nk'uko dukomeza kubivuga, Umukufi w'Igitangaza uri gushakwa, sister yakomeje kubikomozaho, atumye nanjye mbivuga ariko njye numvaga bitavugwa, numvaga bazajya kureba kuri ngaho bakaba ari ubibona. None se iyo filimi watubwira nk'ibintu wenda nka bitatu wayikundiye bishobora gukurura umuntu akajya kuyireba? Ibintu bitatu nayikundiye, icyambere harimo abantu bari smart, umusore ukeneye kureba abakobwa beza, urumva baremye kwa kundi Imana yabanje kwitonda ikarema umuntu, wanyarukirayo wabona. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, abakobwa nabo ntabwo twabibagiwe, hari abahungu nyine. Icya gatatu cyo kateye tukiyoreye. Tugaruke ku cyambere. Urabuze ati abakobwa beza iki? Ese n'uyu mukobwa ni wamukuye? Witwa dusanzwe tuziranye, ariko noneho tugeze ibintu biturahura. Urumva ubundi ngaho yaraturemeye, nta kitakoze cyane. Murabyumva neza ko abasore bari hano bose batwika. Ese wari wagerageza kuri komedi? Komedi nazigerageje. Komedi wakinnye ni? Hari komedi nakinnye bakunda kuyita ngo kujya mu bukwe bwa ex wawe utatumiwe. Ntabwo nkunda kuyivugaho kubera ko irashimishije cyane. Bishimishije ntabwo bitubwire. Banumva nasubira kuyikina nyine tu. Uramutse urebye ukuntu yari imeze banumva nasubirayo. Bivuze ndifuza, niyo mpamvu ntabivuga. Okay, murabyumva neza ko ibintu hano ari fresh. Okay, none se nk'umuntu wakinnye komedi, ukina komedi wagitinga cyangwa uvuga cyane? Nkina komedi na acting. Okay, wagitinga. Yego. Kuvuga byo ntabwo wadusetsa? Ntabwo ngiye ngusekeje bakuzanira kandi kantu ko gutwara mu kuko imbavu zawe ntabwo zagenda ari nzima. Gerageza dusetse. Ngusetse? Gerageza useke turi ko waseka. Okay, ntagusekeje. Urabyumva neza ko ibintu hano ari fresh. Twatangiye dutwika, turacyatwika, dukomeje gutwika. Tugaruke kuri Lucky Boy. Yo. Umuhungu wacu. Yes. Umuhungu w'i Rwanda. Cyane rwose. Mba nkubona ko marinete ni iki? Icyamamare. Nako gakutera, ubu niko kutwumvira muri kutera. Sana. None se nawe wagerageza ukadusetsa nyine nk'umukomediye wabigize umwuga? Ubundi hari igihe nyine ubona, hari igihe nyine kiba kitaragera cy'ibyishimo, ariko ubu ngubu kugira ngo wisetingemo ibyishimo nuko wajya kuri Ngaho TV ukareba ibiriho bisekeje ukabisekuri wenyine, kuko ubu bisetse turi tumeze gutya nyine nabo kuri televiziyo bose bari kukureba. Bagira ngo uri kwisetsa kandi wasekejwe. Uzajye gusekera mu nzu uri kuri Ngaho TV ureba utuntu turiho dusekeje nyine. Mubwira akantu kazagusetsa ariho keza, uzashaka akantu kitwa gutuma umunyamagambo. Iyo ni komedi noneho irenze, ifite ishusho rya rindi rimeze nk'iryo wagira ngo ni satelite yarifashe. Nese watubwira wenda ukayinkundisha ngiye nkahita nyireba? Nyine wewe jya kuri channel yitwa Ngaho TV usacinge gutuma umunyamagambo, iyo yonyine iragusetsa nimba ashakaga guseka.
Okay, murabyumva neza ko ibintu ari fresh. Sister, uri n'umukomediye? Ndabikunda ariko kuri isa ndumva ntacyo nshobora kugutangariza. Ngiye kujya ubone ibyo mbasha gukora muri komedi yanjye, wajya muri Ngaho TV. Wajya muri Ngaho TV? Noneho ukirira show. Ukirira show, ugaseka, ukishima cyane kuzajya umbona ahantu henshi unezerwe. Ako sister, nabonye wikaraga wahaguruka aho gatoya tukajya tukakureba. Urumva ari byo ushaka? Urabishaka mbigukorera? Turabishaka. Nibyo wifuza? Nibyo? Murabona ko umukobwa wacu ari neza gira gutya. Murabona ko ibintu hano ari uburyohe. Ese gutangira gukina filimi wabitangiye ryari? Nagiye mbitekerezaho mbikunze mba mu ishuri, ariko 2019 nibwo nifuje kwinjiramo, dutangira dukora turi bakeya, ariko nyuma 2020 nibwo twaje gukora groupe tuba benshi. 2020 muri make nibwo twayitangiye neza. None se sister, ese iyo groupe yanyu igizwe n'abantu bangahe? Kuri ubu ngubu njyanyishe tumaze kujya nko mu bantu 30 kandi turacyakomeje. Okay, none se mwatangiye muri bangahe? Twatangiye tugeze mu bantu 4 twari 5 muri make. Ni mwebwe mwatangije groupe ya comedy filimi? Twayitangiye turi abantu bageze muri 5, dutangiza groupe y'agakomedi. None uko abantu bagendaga babireba bagenda bishima, biba ngombwa ko tunakora filimi. Muri make twicaraga ahantu twabona turabikunze, turabipanga, turabikora, uko abantu bagenda babikunda badutera inkunga, none tugera no kuri filimi. Okay, murumva ko aba bantu bakomeye cyane, musigaye mufite n'abaterankunga? Yes, abaterankunga turabafite bikaze. Okay, none se bimeze gute bro? Ariko ba wihugiyeho. Mba ndi kureba kuri Ngaho ngo niba abantu bamaze kudukurikira. Urimo kureba ni bangahe babakurikiye? Urebye umubare wabo ni mwinshi, ugera mu mamiliyoni, urumva. Ntabwo barimo kwikina? Ntabwo nakikina nyarukira kuri ubundi sutikina. Cyose byaba byari kuba ntabwo ndi kwikina. Ntabwo urimo kwikina, urimo kuvuga ukuri cyane. None se ese wewe watangiye gukina filimi cyangwa komedi ryari watangiriye? Natangiye muri 2020 nko mu kwezi kwa 2 cyangwa kwa 3 bafungaho. Ahantu yitwa Kayonza, ibindi nukomeze kubimbaza cyane. Urumva ko uyu mujama none bafite n'akantu bita kigo. Bamwamubonye ku gashati ke agakweto, ni umusore mwiza cyane. Niyo mpamvu uyu mukobwa ubanza yaragukunze. Uyu mukobwa we nakomeje kubikubwira kare, aho uraza gufuha. Ndaza gufuha. Reba nabi. Ndeba nabi. Yes. Tugaruke haruguru ariko tugiye kuri umuhanda. Ese nk'umuntu ushaka gusura ibikorwa byawe yabisanga? Urebye ibikorwa biri hanze, wenda uretse iyo filime, indirimbo yo yageze hanze, umuntu ashaka kureba channel yitwa Umunyacyaro OG. Umunyacyaro OG? Yes, ukareba wahita ubona iyo ndirimbo yitwa Amashimwe by Lucky Boy nyine. Okay, reka nze tukirangaha, reka nze ngite nanareba Umunyacyaro. Okay, ese ko ndeba mbonaho na comedy? Ziriya komedi zo ziriho zo nyine ni za kera ndi mu myitozo, ndi gushaka kumva nimba impano yanjye koko irimo neza fresh, ariko urabona ko ishusho ritagaragara, nakoreshaga Tekino ya 3, urumva ntabwo ishusho ari fresh, ariko wumvishe amajwi arimo ukumva utuntu navugaga twagusetsa, ariko nyine urwego ngezeho ntabwo ari urwari amashusho. Ubu maje kurya hiti kubera iyi groupe nyine dusigaye dukoresha amashusho arenze. Ubwo rero komedi zo muri Umunyacyaro OG zo ntabwo wazitaho, kuko hari izo ndi kugaragaramo fresh nyine muri Ngaho TV.
Okay, ndaza kuyisura nayo turebe. Umuntu ushaka kuyisura nawe yajya kuri Umunyacyaro OG. Yagize akayisura. Dukomeze. Ese weho bwa mbere watangiriye muri Ngaho TV cyangwa hari ahandi watangiriye ibikorwa byawe? Twatangiye ubundi bitari Ngaho TV, byari Africomedy. Bihinduka Ngaho TV nyuma, ariko naho ngaho natangiriye. Okay, naho ngaho watangiriye. Ese weho ibikorwa byawe wabitangiriye harya watubwiye? Babwiye ko natangiye ibikorwa muri 2020. Nabitangiriye muri Tausi Media. Okay. Ese naho bakinaga comedy? Yes, naho bakina comedy. Atari comedy gusa. N'ibindi byose hafi ya byose ariko aka kanya turi ku byacu. Aka kanya muri ku byanyu. Ubundi aho ubarizwa niho uburi. Aho mbarizwa niho mbande. Byashize naranabyibagiwe. Warabyibagiwe? Yes. Okay. None se tugaruke haruguru. Turimo no kugenda tunasoza gake gake. Urongera uturirimbira kandi karirimbo. Ese nguhitiramo indirimbo y'umuhanzi turirimbira cyangwa ugiye kuyishaka? Nje nifite ibihangano byanjye nubwo byanditse bitarajya ahagaragara, navuga ku byanjye, navuga ku by'abanditse ko umuntu yimenya, amenya abandika amanani. Ubwo se nuvuga iyo utarasora? Oya, nayibakumbuza nabo bakagira amatsiko yo kuzayumva umunsi izaba yasohotse, bakavuga bati cyakora mwana arandika. Arandika. Aratwika cyane. None se ngaho watukutira gato cyane dusoza. Wirira wiganya kuko umwami wacu atwitaho. Jyana ko ngaho. Urumva ko aririmba yaza akahita avangamo na comedy. Zose ni impano zanjye. Zose ni impano zawe? Yeah. Dusoza, ese niki wabwira abantu? Abantu nabashishikariza gukunda ibintu by'umuziki, cyane ko dufite uyu mutipe akunda umuziki arawukora. Nkabashishikariza gukunda utuntu tw'udukomedi, kuko muri komedi habamo ibintu byinshi bishekeje, bishimishije. Umuntu wari ubabaye aragenda agaseka akishima yarababaye. Ubwo rero abantu nabashishikariza kwishima no kureba komedi cyane. Filimi nazo urazireba wari ufite ikibazo, hari ibintu byinshi ugenda ubonamo by'impinduka bigatuma unezerwa, wari ufite ikibazo ukishima. Muri make rero nashishikariza abaturage n'abanyarwanda bose n'igihugu cyose n'isi yose muri rusange gukunda ibintu by'umuziki, amakomedi, amafilimi, kandi cyane bajya kuri Ngaho TV. Niki wabwira abantu bataha agaciro filimi nyarwanda? Abantu bataha agaciro filimi nyarwanda, njye nabashishikariza kuyikunda, none n'utabikundaga akabikunda, kubera ko ni uguteza imbere igihugu cyacu. Dusoza nawe wo hepfo, ese niki wabwira abantu ukabakangurira gukunda iby'iwacu kurusha uko bareba filimi zo hanze? Icyo nakangurira abantu ubundi urebye, iyo ukunze iby'ahandi wibagiwe iby'iwanyu akenshi ntagusobanukirwa. Ntudusobanukirwa cyane n'iby'iwanyu, hanyuma nakwiye umutipe rero kugeza njye nari ntangiye kujya mu mwuka. Nimugera aho mukagenda ngenda mureba. Uramureba kuremera? Pe andemere. Yakuremere cyane. N'abantu nk'ira ry'isi ryananiye ashobora gukurikira Umunyacyaro OG. Ariko nanone twavuze ko ahantu ugomba kureba ari aho barizwa. Yes, naho mbarizwa. Aho naho nahabarizwa kuko nayo ndashaka kujya mu mwanya. Se nzago mu byisi. Okay, urakoze cyane, urumva ko ibintu hano ari waneza. Noneho tugiye gusoza, buri muntu wese avuga cano akoreraho, avuga n'ikintu nyine abantu bamufasha kugira ngo ikomeze itere imbere cyangwa ibiriho bitere imbere. Duhere hano. Murakoze. Ubundi shishikariza abantu gukunda iriya filime turi gukora kuri Ngaho TV. Iriya filime yitwa Umukufi w'Igitangaza. Nyeka ko iri muri filime za mbere zikina ku bintu bijyanye n'ibwami, kuko uriya Mukufi w'Igitangaza wahoze ubwami kandi watangira ibwami. Mbese urumva ko ari filime iri kukinirwa, igaragaza amateka nyine y'igihugu cyacu
cyo hambere, nta mpamvu yo guca umuco. Dukomeze mu muco nyine wahahise, twe kuwuca ngo twumve ngo turashaka kugendana n'abanyaburayi, twibagirwa aho twavuye. Ijya kurisha ihera ku rugo, tugume iwacu kandi duteze imbere iby'iwacu. Okay, ese dusoza gira icyo ubwira abanyarwanda. Byinshi mugenzi wanjye yabivuze, ariko nanjye icyo nababwira ni ugukunda umuco nyarwanda cyane. Muri iriya filimi turimo kwigisha iby'umuco nyarwanda wa kera. Ikindi si iriya filimi gusa, hari n'ibindi twagiye dukora, hari indi mikino twagiye dukina. Nabifuriza ko mwabikunda cyane kandi abanyarwanda mwese mukajya mudukurikira. Ikindi nifuza ko turacyari hasi, twifuza abaterankunga ko bajya banadufasha, ariko inkunga ya mbere cyane ni ukudukurikira, bakaduha icyo twifuza, bakadusura, bakanadufasha. Ibyo nibyo nifuza cyane. Okay, ni iki wabwira abantu kugira ngo bakurikirane? Urakoze cyane. Kudukurikirana byo ubundi ni ngombwa, nk'uko babivuze birashimishije, gusa si ibiri hanze gusa, hari n'ibindi turi kubategurira. Nashishikariza umuntu wese uri kureba iyi video gukora subscribe kuri Ngaho TV. Gukora iki? Gukora subscribe. Avuze ngo gukora iki? Subscribe kuri Ngaho TV. Gukora iki? Subscribe Hehe. kuri Ngaho TV. Murabyumva neza ko ibintu hano ari neza. Hari ikindi ushaka kurenza? Ndagishaka. Ntabwo ari icyo gusa. Nukora subscribe ukaryoherwa wenyine bikumariye iki? Sangiza ku nshuti zawe, nazo zirabikeneye. Kora share ndetse na like kugira ngo twereke ko byagushimishije. Icyo nicyo wakisabira abanyarwanda. Icyo nicyo nasaba abanyarwanda muri rusange, badushyiramo na comment bakatubwira uko babibonye hafi aho nyine. Murabyumva neza ko abatumirwa twari twabazaniye ari Waneza. Twababwiye ko tukiza, twabwiye ko tubatwikira bya danje hano muri Ngaho TV. Noneho tubabwira ngo mukore subscribe kuri Ngaho TV maze dukomeze turebe ibintu byacu birenze. Yo, uwo mwari murimo kumva ni Emmy. Ciao ciao.